abahanzi ndetse n'abandi bagiye batandukanye bagiye bavuga amagambo meza cyane ngo ineza y'umuntu niyo imutera gukundwa. Ese nibyo koko ineza y'umuntu niyo imutera gukundwa? Ineza y'umuntu ibaye itera umuntu gukundwa, ninde muntu utakunda uriya musaza? Uwo musaza mvuga nta wundi, uwo ni se witwa Diane. Ibaze ko umusaza yemeye akavuga ngo inzu yanjye ndemera nyivemo nyigurishe ndetse abana banye mbajyane ku gasozi, bityo ntegura ubukwe bw'abana, bityo bakorere ubukwe bwiza cyane. Izi ni inkuru zikomeje kugenda zivugwa n'abantu benshi cyane bagiye batandukanye mu buryo bugiye bunyuranye, bavuga uburyo uyu muhungu sebukwe we yavuze ko agomba gufata inzu ye akayigurisha, none yamara kuyigurisha kugira ngo akorere abana ubukwe. Aya namwe mu magambo yakomeje kugenda avugwa n'uyu mukobwa nyuma yo kugenda yinyuranyuranwa mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye, aho abantu benshi cyane bagiye bamutera imijugujugu ndetse n'andi bamubwira ko adakwiye kuza mu itangazamakuru nyuma yo gusenya urugo rwe. Abantu yemwe abantu. Izi ni inkuru zidasanzwe zakomeje kugenda zicicikana ku mbuga nkoranyambaga kuri social media zigiye zitandukanye, aho uyu mukobwa yahaye abanyamakuru kugira icyo bavuga. Niyo mpamvu nanjye aka kanya ndi kuvuga kuri iyi nkuru. Nge nitwa Sibomana Anatole Peace, aha ni Imvura TV wamaze kuhagira kandi wahisemo neza cyane. Imvura TV. Kora subscribe nimba utari wayikora, nimba warikoze wowe ndagushimira. Izi ni inkuru zikomeje kugenda zivugwa hirya no hino, ndetse uyu mukobwa agenda mu itangazamakuru igiye itandukanye cyane kwa Karinijabo uyu nguyu Isa Noel. Bamwe baravuze ati iki kiganiro cyari kuza gukorwa n'uwitwa Brezil, ariko nyuma arangije ahita ahereza passe uwitwa Isa Karinijabo kugira ngo iki kiganiro abashe kuba ari we wagikora agishyire hanze. Ariko abandi bakavuga ko nubwo iki kiganiro cyakozwe ba nyir'ubwite bari inyuma ya kamera, cyangwa se bari inyuma ya cameraman, ari nabo bari badirectinze iki kiganiro. Ibi ntago mbizi, gusa nibiri kugenda bivugwa n'abantu benshi batandukanye. Uyu mukobwa ngira ngo n'umukobwa bari kuvuga ko yahoza akundana n'uwitwa Brezil, none nyuma yo kuza gukundana n'uwitwa Brezil, none Brezil aza kuba yamubenga, cyangwa se hari impamvu imwe buryo bumwe cyangwa se ubundi nyuma bakaza kuba batandukana. Ariko mu gutandukana ntibatandukanwa n'ikindi, ndetse batandukanwa ari uko umuhungu ashatse undi mukobwa. Uyu muhungu akimara gushaka umukobwa ntabwo ashatse gusiga wa mukobwa wenyine, ahubwo ngo yamutanzemo pass amuha uwitwa Vitali. Ni ibiri kugenda bivugwa no ku mihanda. Amaze kumuha bita Vitali nawe aragenda, none ahita ashoramo intoki ze aravuga ati kabisa nanjye ngomba kugira ibikorwa byanjye nkorera kuri uyu mukobwa. Nibwo yiteguye akora ibyagombwa byose kugira ngo ashake uwo mukobwa. Nyuma yaho atekereje gushaka uwo mukobwa, abantu benshi cyane bakomeje kugenda bavuga, ndetse aho n'umukobwa yabyivugiye ndetse n'abandi bari kugenda bigarukaho bavuga ko uyu mukobwa iwabo cyangwa se mu miryango ye batakunze uyu muhungu habe na gatoya. Ese baba batarabakunze bigaterwa n'iki kugira ngo ise avuge ko yagurisha buri kimwe cyose kugira ngo akorere ubukwe aba bana? Uyu muhungu mu gutekereza gukora ubukwe yatekereje gukora ubukwe akoreshwa ashoboye kose kugira ngo uyu mukobwa mutsindire, ndetse naho ngo mu rukiko bari gusezerana uyu muhungu yavuze amagambo menshi cyane. Urabizi ko baho umuntu umwanya, ariko uwo mwanya ukaba ari mutoya akavugamo amagambo make cyane ashoboka. Uyu muhungu we ntago byamukundiye, yavuze amagambo menshi cyane, ndetse abantu benshi cyane abatera amarangamutima, amarira azenga mu maso. Ariko bari inkuru y'uburyo uyu mukobwa byamugoye kugira ngo abashe kuba yamubona, ndetse we bagiye gukora ubukwe. Yagowe n'imiryango, agorwa n'inshuti ndetse n'abandi bagiye batandukanye. Ati banteye imijugujugu, batuvuze byinshi cyane, none Imana ishimwe yoyo itumye dusezerana. Ayo ni amagambo yavugiwe mu murenge nyuma yaho uyu musore yari amaze gucika amenyo ya rubamba, arangije yegukana uyu mukobwa babasha kuba basezerana. Umukobwa baramutsindiye aramutwara. Abana ati muzagira urugo rwiza, abandi ati muzabyare muheke urugo ruhire. Urwo rugo ntabwo rwigeze ruba rwiza, ni nyuma yaho urwo rugo rumaze kubakika, noneho urugo rwaje kuba rwasenyuka mu gihe kitarenze amezi 6. Bamwe bati hashize igihe kinini cyane baratandukanye, gusa muri iyi minsi babizanye muri social media baduha ibyo kuvuga. Igitangaje ni ukuntu baje kugenda basubiranamo ndetse baterana amagambo. Umukobwa ajya muri social media yisanga kuri kamera z'Amavuta TV, uyu muhungu nawe Vitali aza kwisanga kuri kamera z'Impemburo TV nk'uko yarasanzwe ahamenyereye.
umwe ahereza undi asubiza undi mu magambo menshi cyane, ndetse baterana amagambo, aho umukobwa yavuze ko umuhungu yaguze ibisafuriya binini cyane kubera ko yaryaga cyane, ndetse batangira kwinjira mu bibazo byo kumena amabanga y'urugo. Ubuzima bwabo bwari bwite, ibyo twakomeje kugira tubinyuzamo amaso ndetse tugenda tubitega amatwi, aho ubuzima bwabo bwari prive baje kuba babushyira public, twese turabumenya. Ubuzima bwabo buhinduka rusange, tumenya amasafuriya, tumenya byinshi cyane byimbitse, tumenya amasahane, tumenya amafoke ndetse n'ibiyiko, ndetse ntibibagiwe n'imikeka, bavuze byinshi cyane hageramo n'amarido. Rimwe na rimwe abantu bakunda kubaka ingo bazi ko bagiye gutangira urugendo rworoshye, ndetse bakishima kumva umunezero bagiyemo, ariko hari ababikora bikaza kurangira bibaye intambara. Nizo ntambara rero aka kanya uyu musore Vitali ari kurwana, ndetse n'umugore we Diane nawe ari kurwana. Ese nawe nkwibarize, urumva koko uwo mubyeyi ari gushora inzu yiwe akayigurisha akasohora abana, bityo yarangiza abana akabubakira, cyangwa se agakorera ubukwe umukobwa umwe abandi bana akabasohora? Biraterwa nawe no kubyumva. Izi ni inkuru ziri kugenda zivugwa hirya no hino, ariko hakari byinshi bari kugenda bahisha, aho Isakari Nijabo yavuze ko agiye gutegura part 2, ikiganiro cya kabiri, aho kizaza kivuga byinshi cyane byimbitse, ndetse aho bamwe bashobora no kuba baza kubigenderamo bakaba baza kuba bafungwa. Umuhungu nawe ati ibiganiro abantu bari kuvuga ntago nanjye ndi kugenda cika intege, hari byinshi nanjye ndi gutegura, kuko nteganya kuzashyira hanze uyu mukobwa cyangwa se uyu mugore, kubera ko n'ubundi ndabona tutakibanye. Igitangaje muri ibi nuko aba bantu bombi bakomeje kugenda baterana amagambo, ndetse aho harimo kuzamo naho hari kuvugwa ko hari gutezwa amahembe, cyangwa se ari koherezwa amahembe, cyangwa se haje kwivangamo n'ibintu bijyanye n'amarozi. Isakari Nijabo ati twaye turi mu kiganiro, tumaze gukora ikiganiro, mu gihe turi gutunganya ibyo biganiro tugomba gukora, telefone ya kameramani ndetse na telefone yanjye biza kuba byakubitwa n'inkuba. Inkuba yo kumanywa, izuba riva, inkuba ya nijoro nta mvura iri kugwa. Twamenye icyo gihe inkuba yakubitiye, ariko uko biri kose nuko mubizi ko muri iyi minsi nta mvura irimo kugwa. Abantu benshi tumenyereye ko inkuba zikunda gukubita mu mvura, muri iyi minsi nta mvura iri kugwa. Niyo mpamvu Isakari Nijabo yafashe umwanzuro, nawe aragenda aravuga ngo reka mbaza abakuru menye icyateye ibi bintu niyihe mpamvu. Baramusobanurira ati izo ngizo ntabwo ari inkuba, ahubwo bakohereje amahembe kubw'impamvu ndetse no kubw'ibibazo uri guteza mu muryango. Ese uyu Isakari Nijabo Noel niwe muntu uri guteza ibibazo muri uyu muryango? Oya, ahubwo ibintu ari kuvuga ni ibintu nawe yoherejwe cyangwa se yazaniwe n'uyu muryango. Noneho biza kuba bamwe baragiye bafata Isa Noel nk'umugambanyi uri kugambana na Plaisir, aho yafashe ikiganiro Plaisir yikuza guhitishaho, byose bikaba biri kugenda binyuzwa ku Mavuta TV, ndetse bikivangamo uyu mugabo. Niyo mpamvu uyu mugabo nawe yakomeje kugenda avuga ngo afite amabanga menshi agomba kutugezaho, kandi byinshi tugomba kumenya muri part 2 mu gice cya kabiri. Nyuma yaho igice cya mbere uyu mukobwa yaje avuga amabanga y'urugo menshi anagiye atandukanye, ndetse atubwira n'ibyo tutari tuzi, avuga uburyo ndetse n'umugabo yaje kuba yagura amasafuriya kubera ko yaryaga cyane. Abantu bati nta mugore wavuga ibyo bintu, nta n'umugore ujya muri social media cyangwa se umugore ujya ukarubanda akagenda avuga amabanga y'urugo, bigeze naho usebye umugabo wawe ko yaryaga cyane. Abakomeje kugera mutera imijugujugu, ndetse ari n'abagiye bavuga ati ni gute uvuga umugabo wawe mu mazina, umuntu mwabanye mugasezerana mukabana igihe kingana kuriya, mucomeka mwongera mucomokora umunsi ku wundi. Ndavuga telefone ya yindi mwajyaje mu mujyi mujye kugura indi, uburyo mwayicomekanaga, warangiza ukamuvuga mu mazina mbere y'imbaga nyamwinshi y'abantu ndetse muri social media. Ibyo ngo biri no mu byababaje Vitali, ndetse bikaba ari nabyo byatumye aza kuri kamera kuvuga ibi bintu. Ndakumenyesha ko uyu Vitali nawe atari yavuga ibi bintu ngo abisesengure neza, ari kugenda aza muri social media agenda yifashisha Bibiliya ndetse n'amagambo ndetse n'ama SMS abantu bagiye bamwandikira, ariko agatinya gukomoza kuri ibi bintu, ndetse dore ko yavuze ko ashobora kugira ibyo avuga bikaba byaza kuba byamufungisha. Ese kuba atinya gufungwa ni amakosa ye, cyangwa se ni ibintu bigiye bitandukanye atinya kuba yavuga bitewe n'impamvu runaka bikaba byazamufungisha? Izi ni inkuru nanjye ngomba kugenda bakurikiranira umunsi ku wundi, gatanu ku kandi, nkamenyera akantu ku kandi, nkajya mbasesengurira bitewe nuko ndi kugenda mbibona. Reka dutegereze icyo gice cya kabiri, tuzumva ndetse n'impamvu zabo baruzi, tuzamenya ese ni Vitali uri kohereza mu mahembe kugira batamushyira hanze, tuzamenya ese ni inshuti za Vitali zikohereza mu mahembe kugira badashyira umwana wabo hanze, ni ababyeyi bese, ni abavandimwe bese. Ese nimba atari abo ngabo, ayo mahembe ari koherezwa kwa Isakari Nijabo kubera iyo mpamvu, kandi akaza amenagura amatelefoni, ndetse naho bafite ubwoba bw'uko ayo mahembe ashobora kuza akamenagura amamashini
kugira ngo ibyo biganiro bireke kujya hanze bize gusenya uwo musore Vitali. Ikigaragara cyo twebwe nk'abanyabwenge cyangwa se nk'abantu dutekereza tugomba guhita twimagina tukumva ayo mahembe ahantu ari guturuka, naba ari kurwanya urwo ruhande rumwe kugira ngo utabangamira urundi. Nge nitwa Sibomana Anatole PC, aha ni Kumvura TV wamaze kuhagera kandi wahisemo neza cyane. Kora subscribe kugira ngo ibiganiro byacu bye kugeraho umunsi ku wundi gatanu ku kandi. Ndabashimiye cyane.